musaraba wari hagati y'ababuzi aho babambye umwana w'intama nageze nzimerewe. Reka mbasuhuze bakunze ikiganiro ijambo ry'ubugingo, amahoro y'Imana n'abane namwe. Reka mbahe ikaze, reka mwese aho muherereye, abadukurikiranira ku mugabane wa Afurika, abadukurikira muri hirya no hino hatandukanye ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya n'ahandi. Ndabizi neza ko ubutumwa bwiza tubagezaho bugera kure, kandi aho muherereye hose tugenda tubona ubutumwa bwanyu butumenyesha ko ijambo ry'Imana ribageraho kandi rigiraho ribakura rikagira n'ahandi ribageza. Reka rero tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Turagarutse kandi tuzanye umuzingo, tuzanye ubutumwa, tuzanye ijambo ry'iduhamagara, tuzanye ijambo ry'umuremyi. Reka rero tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Ni Evangeliste Misago Alfredi. Iki ni ikiganiro ijambo ry'ubugingo, amahoro y'Kristo n'abane namwe, dusenga Imana, twinjira mu ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana itugeneye mu gihe gisa n'iki ngiki, twumva icyo Imana ituteguriye muri iki gihe, muri ibi bihe. Mana, turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima kandi ni ryera. Ni wowe wenyine ubasha kurema ibintu bikabaho. Nyemerera tugushimire, kuko ari wowe uduhishurira ukatumenyesha igikwiriye. Ni wowe uduha icyo kuvuga tukabasha kuvuga. Uyu ni umwanya uduhaye kandi kugira ngo tuvuge ibyawe. Uyu ni umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubashe kwamamaza. Rega n'ubundi nicyo wadutoranirije. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo ariko twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, turi abantu Imana yarose kugira ngo twamamaze ishimwe rigiye duhamagaye. Reka rero tugushimire Kristo mwiza, nawe ubw'umusaraba wemeye kugaho kugira ngo ducungurwe kandi tubabarirwe. Bana natwe mu ijambo ryawe, uriherekeresha imbaraga zawe, benshi bahindurwe naryo, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Uwo musaraba wa Yesu niwo byiringiro bikomeye by'abizera bose. Ngeze mu gicucu cyawo, numva nguwe neza, ingoyi z'urupfu zivamo. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, dukomeze tuganira, twumva icyo Imana ivugana n'imitima yacu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ni igice cya 20. Reka duhere kuri uyu murongo waho wa 20. Matayo, ubutumwa bwiza, ni igice cya 20, umurongo waho wa 20. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Yesu aramusubiza ati, icyo musaba ntabwo mukizi. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati, turabibasha. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sinjye ubigaba keretse abo data yabitunganirije. Imana ishimwe. Twigire imbere gatoya dusome ibyakozwe n'intumwa, n'igice cya 14,
umurongo waho ni uwa 22 byakozwe n'intumwa n'igice cya 14 22 twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 14 22 haragira hati bakomeza imitima y'abigishwa babahugura ngo bagumirize kwizera, bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Bakomeza imitima y'abigishwa babahugura ngo bagumirize kwizera, bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Reka twifashishe bino byanditswe, tuzagenda tubona n'ibindi nk'uko mubizi mu nyigisho zitandukanye. Tugira ibigisho, tugira amasomo atuyobora, ariko kandi uko tugenda twigira imbere umwuka w'Imana uko agenda adufasha aduhishurira igikwiriye, tugenda tubona n'ibindi byanditswe bigenda bidufasha kurushaho gusobanukirwa no kumva neza icyo ijambo ry'Imana ritumenyesha. Tubazaniye iyihe nyigisho, niyihe ntego, niyihe topiki, niyihe suje duhawe muri iki gihe, muri iyi minsi kugira ngo tuganireho. Turagaruka rero iyi minsi turaganira ku misozi 7. Ni imisozi 7 umukristo asabwa guterera niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Tuzagaruka ku misozi 7 umukristo asabwa guterera niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Aka ni agace ka mbere k'inyigisho, uko tuzagenda twinjira imbere, twigira imbere mu tundi gice tuzarushaho kugenda dusobanukirwa n'iyi misozi. Reka muri aka gace ka mbere dukore resume, dukore introduction, dukore incamake. Reka muri kano gace ka mbere twibaze duti ese bigenze bite kandi ko haje imisozi 7? Ntabwo ari bwije, ahubwo yari hari, ahubwo umwuka wera ashimye kudushurira kugira ngo tubashe kumenya iby'iyi misozi 7 umukristo uwamenye Yesu, uwiyemeje gukurikira Kristo agomba guterera akayinyuraho niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Erega ibijyanye no kwinjira mu bwami bw'Imana bigira kondisiyo, bigira n'amabwiriza. Umwe ngo yaje amukurikiye, umwe ngo yaje amusaba amubwira ati nkora iki nzabwinjiremo. Yagize ibyo amusaba bimucanze bimunaniye, ahitamo kwigendera kuko yumvaga atabishobora. We wumvishe uzabishobora? Yewe wamukurikiye wumva uzabibasha? We wamukurikiye wiyemeje kuzabigenderamo? Ese iyi misozi uzabasha kuyizamuka? Iyi misozi tugiye kubona muri iyi nyigisho uzabasha kuyiterera? Ni umwanya mwiza wo gukurikira ijambo ry'Imana ukabasha gusobanukirwa iby'iyi misozi, ukareba mu by'ukuri niba uzabasha kuyiterera cyangwa niba wahitamo kumera nk'umusore w'umutunzi wabwiye Yesu amubwira ko atabishobora, ahitamo kwigendera. Nyamara hari abiyemeje kumukurikira kandi ntibarebe inyuma, ntibasubire inyuma. Iyi misozi 7 dusabwa guterera niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Hari imisozi tugomba kuzamuka kandi tukayizamuka. Uyu ni Kristo agirana ikiganiro na Salomoni. Uyu ari nyina wa Yohana ndetse na Yakobo, niwe wababyaraga. Bari bafitanye isano na Kristo, bari bafitanye isano na Kristo kuko kwa Mariya ari ya Yesu Kristo yavukaga. Uyu Mariya wabyaraga Kristo mu buryo bw'umubiri, nubwo mu buryo bw'umwuka ari umwana w'Imana. Yarafitanye isano n'uyu mudamu nyina wa Yakobo ndetse na Yohana. Byumvikane ko bari abavandimwe ba Yesu ba bugufi. Uyu mudamu yaje gusanga Yesu amera nk'umuntu uje kumwisabira umwanya w'abana be. Niko isi yubatse, niko iyi si iteye, niko ibintu byubatse. Ibintu byatangiye kera. Nimubona abantu mu bigo, muri za kampani zitandukanye, ahantu hatandukanye, bagenda bashakira imyanya abo twakita ngo ni bene wabo, nimuzagire ngo bitangiye ubu. Ibintu rero by'ikene wabo n'ibiki byose, ibi ni ibintu byatangiye kera mu binyejana bya kera. Namwe nimwumve uyu mudamu, uyu nguyu arimo arazirikana akavuga uko biza kose
uyu nguyu Kristo ni mwene wacu, uyu ndamuzi kandi ndabona ko agiye kuzafata ubwami, ndabona agiye kuzafata ubutegetsi. Nta mpamvu y'uburangare, nta mpamvu yo kurangara. Mwere kugenda hakiri kare nkamubwira ibizaba abana bacu mbere yuko abandi bazinjira mu ntebe, mbere yuko abandi bazafata ubutegetsi, ariko byibuze azamenye bene wabo, azamenye abavandimwe be, azamenye barumuna be, azamenye bakuru be, azamenye abavukanyi be, ejo batazashomera kandi yarafashe ubutegetsi. Ibintu rero by'ikende wabo ntabwo bitangiye ubu ngubu, ibi bintu bya kera, ibi byo kuzirikana abantu, kuzirikana abo muvindimwe, abo mugenda, abo muvukana, ibi ni ibintu byatangiye kera byo gukurura abantu bishyira. Uretse ko mu bwami bw'Imana bitakabaye bibamo, ibyo byakabaye bihinduka ibitekerezo by'abanyamubiri, ariko ntabwo byakabaye bihinduka ibitekerezo by'abantu bari mu rugendo, bari mu nzira ijya mu bwami bw'Imana. Amugezaho icyifuzo cy'uko abana be nabo bazicara, umwe iburyo n'undi ibumoso, bagahinduka inzegera, bakamera nk'abaminisitiri bamwungirije mu bwami batekerezaga ko Yesu Kristo yenda gufata. Umunsi ku munsi abakurikiye Kristo bahoraga bumva ko yenda gufata ubwami, bahoraga bumva ko yenda gufata ubwami akayobora, cyane ko muri iki gihe Abaroma bari barabakoroneje, baravugaga bati twategereje Mesiya, niwe uzadukura ku ngoyi y'Abaroma agafata ubwami ndetse n'ubutegetsi akayobora. Mwibuke igihe Kristo yari ari ku musaraba, yarari ku musaraba, hari umwe mu bajura waciye bugufi amubwira ijambo rigira riti, Kristo mwami urimo urarengana, uzanyibuke nuza mu bwami bwawe. Aba bose batekerezaga ko nyuma y'iminsi mike Kristo agiye gufata ubutegetsi agategeka akayobora, basaga n'abamushakaho ubushuti, bavuga bati uko biza kose uri ku ntebe uyoboye ari we mutegetsi, warasimbuye aba bose birirwa badukandamiza, nta kabuza turamutse tuziranye watumenya niyo waduha kuba nyumba kumwe, cyangwa tukayobora isibo, cyangwa tukayobora umudugudu, ariko byibuze byaduha agahenge. Ngiyi imyumvire bari bafite. Yewe byaranakomeje umunsi Yesu Kristo yenda gusezera ku bigishwa be, mwibuka amagambo bamubwiye hariya muri ibyakozwe n'intumwa muri kiriya gice cya mbere uhereye hafi hariya ku 4, aho bamubwiye batari ko Yesu Kristo, iki nicyo gihe wenda kugarurira ubwami bwawe, iki nicyo gihe wenda gufata ubutegetsi, iki nicyo gihe wenda kwicara ku ntebe ukayobora ukigarurira isi, iki nicyo gihe. Arababwira uti no, izo ni mubizihorere ntizatubizi, icyakora mwebwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Reka ngaruke kuri uyu mudamu nyina wa Yakobo na Yohana, arimo arasaba imyanya ikomeye, arasabira abana be imyanya ikomeye, ariko Yesu Kristo amubwira ijambo rikomeye. Ariko bana b'Imana, tujye dukurikira ijambo ry'Imana, twumve nuko rivuga, twumve nuko ryanditse, twumve nuko bimeze. Arabwira uti ibyo musaba ntabwo mubizi. Urimo kumusaba ngo abana bo bazicare ku ntebe bazangikije, ibyo musaba ntabwo mubizi. Inshuti yanjye, aho ibyo waje murabizi, Yesu wakurikiye uramuzi, urugendo winjiyemo ibiro urimo urarubizi, iyi nzira wiyemeje gutangira, intambara zirimo urazizi. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo mbese muri iyo nzira muragana hehe? Nihe mugana? Mbe muri iyo nzira iruhije muragana hehe? Baramusubiza baramubwira ngo turagana ngo mu gihugu ngo Imana yatunganiye, ariko yatangije ijambo rivuga ngo muri iyo nzira iruhije mbese muragana hehe? Yesu asubiza nyina wa Yakobo na Yohana arabaza ati mbese ibyo musaba murabizi? Ntabwo muzi ibyo musaba, ntimuzi ibyo mwinjiyemo, ntimuzi ibyo mwajemo, ntimuzi inzira mwajemo. Nshuti yanjye, byari bikwiriye kugira ngo bene data, byari bikwiriye kugira ngo ibizo twinjiyemo tube tubizi, uwo twakurikiye tube tumuzi, ibyo musaba ntimubizi. Ni nk'uko waba ugiye gukurikira umuntu ukamureba isura, ukamureba inyuma, ukareba uko ameze, ukavuga uti ariko uwamba kumera nka runaka, akakubwira uti
ati ibyo usabye ntubizi. Hari igihe abantu bihutira kuvuga, hari igihe abantu bihutira gusaba, hari igihe abantu bihutira kuyoboka, hari igihe abantu bihutira gukurikira, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ibyo basaba ntabwo babizi. Yesu ati umubyeyi ibyo usaba urabizi. Aba bana bawe bazashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho. Igikombe nzanyweraho bazakinyweraho. Igikombe kindi imbere kintegereje bazakinyweraho. Igikombe kindi imbere bariyemeza kuzakinyweraho. Arabwira uti nyamara ni mu bitekerezo murebe niba muzabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho. Bana b'Imana bakristo bene data mushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, babwira ngo hari imisozi 7 tugomba kuzamuka. Hari imisozi 7, hari igikombe tugomba kunyweraho. Uwo dukurikiye dushaka kugera ikirenge muke, hari aho yanyuze, hari ubuzima yanyuzemo, hari urugendo yanyuzemo, hari igikombe yanywereyeho. Arababwira ati igikombe nzanyweraho muzemera kukinyweraho. Bati tuzabyemera. Yesu atuboke muvuze ukuri. Niba mufite gahunda yo kugumana nange mu rugendo, nibyo koko aho nimubeshye muzakinyweraho. Na ibyerekeranye n'ubwami niki nimubirekere data niwe ubizi, ariko igikombe cyo muzakinyweraho. Nshuti zange najya mubwira ngo niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, hari imisozi tugomba guterera kandi tukayinyweraho igikombe ngicyo Kristo yanywereyeho, kandi tukigira imbere. Twageze mu byakozwe n'intumwa igice c'14-22. Bano bari abigishwa, ni abanyagice, reka mbita abanyagice. Barashaka gukurikira Kristo, bari imbere y'abigishwa, barimo barabigisha iby'urugendo rugana mu ijuru, y'inzira y'agakiza. Bibiliya iragira iti bakomeza imitima y'abigishwa babahugura ngo bagumirize kwizera, bababwiza ukuri, bababwira bati rero najya turatangarize ko mugomba kuzanyura mu makuba. Hari imisozi inshuti yange tugomba guterera niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Mugomba kuzaca mu makuba, muzaca mu bigeragezo, muzaca mu ngorane niba mushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Si rimwe si kabiri Yesu abwira abantu bashaka kumukurikira ngo bikorere umusaraba, kwiyanga, bakamukurikira, kuza babyiyemeje, kuza bahisemo, kuza bafashe umwanzuro, kuza bafashe ikemezo. Inshuti yanjye wafashe umwanzuro, wiyemeje, wariyemeje, wahisemo, warabyemeye, wemeye kuzanywera ku gikombe Kristo yanywereyeho. None ko kitunaniye, none ko kikunaniye, none ko ushaka kumanika amaboko, ni umwanya mwiza wo kongera kugaruka ku isoko, tukicara tukaganira ku nkuru z'urugendo, tukaganira ku mahame y'uru rugendo, tukareba tukavuga biti ese koko iki gikombe kituri imbere, iki gikombe twiyemeje, iki gikombe kidutegere, ese koko twarabyemeye, ese koko tuzakinyweraho. Umwami Imana tugire neza, Imana y'amahoro ibane natwe, umwami twakurikiye akomeza dushyigikire kandi aduhishurire igikwiriye. Ni ikiganiro ijambo ry'ubugingo, turimo ni Evangeliste Misagaro Fredy, turi mu nyigisho igira iti niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, hari imisozi 7 dusabwa kuzamuka kandi tukayiterera kandi tukayisohokaho, tukayivaho yose tunesheje turi abana b'Imana. Reka aka gace ka mbere tugasoreza hano, kari introduction, kari incamake, kari resume y'inyigisho tugiye kumara iminsi tuganiraho. Tuzakomeza n'agace ka kabiri, aho noneho tuzinjira nyirizina ku musozi wa mbere tugomba guterera niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Muranyemerera dusenga Imana, dushimire data twese wiyemeje kubana natwe no kuzabana natwe muri iyi nyigisho tugiye kumara iminsi tuganira. Umuririmbyi arimo aragira ati umusaraba niwo byiringiro by'abizera bose. Imana nagushimiye kandi naguhimbaje kuko umugambi ari mwiza kuri twebwe, kandi utwemereye kuzabana natwe muri inyigisho, tukongera tukaganira ku z'urugendo, tukamenya mu by'ukuri n'ibyo twajemo tubizi, tukamenya niba koko mu by'ukuri twongera tukibutsa ko twaje twemeye kuzanywera ku gikombe nk'icyo nawe wanywereyeho. Uzamare natwe kandi uzadushyigikire, ijambo ryawe rizagira imbaraga mu bugingo bwa benshi, imitima ya benshi yarisinziriza akanguke ku ijambo ryawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana nibaho umugisha. Reka ukeneye kugira ubundi busobanuro utubaza, tudusobanuza, nyura kuri 0788524247, 0788524247. Sura chano yacu ijambo ry'ubugingo buzima TV, ukurikiranye inyigisho tunyuzaho
umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana n'abane namwe, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndabifuriza ko ibyo mwajemo mwaba mwarabijemo mubizi, nk'uko Yesu yagize ati mubyeyi ibyo musaba aho murabizi, icyampa ngo ibyo twasabye n'ibyo twahisemo tukaba tubizi neza. Imana ibahe umugisha.